tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mu ijuru ry'Uwiteka. Iyaba mfite amababa nk'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mu ijuru ry'Uwiteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika bangurutse nkagerayo. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwizerwa Durufe ubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana mwebwe aho muri mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi nongeye gukomeza nganira namwe mu kiganiro n'ubundi cyo twatangiye cy'amateka y'indirimbo zo guhimbaza gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza ziri mu gitabo gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ku bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero reka tubanze twiragize Imana hanyuma ubundi dukomeze tuganira. Turagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ko waturinze uduhaye umwanya w'umugisha kugira ngo dukomeze tuganira. Ni byiza ko n'ubundi Imana tuganira tugira ngo ubugingo bwacu bukomeze bwubakike, kandi Uwiteka buri wese Mana ukomeze kumwigisha, twigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twige kandi kumenya ibizatuma ubugingo bwacu burindwa, hanyuma tuzakomeza urugendo tusoza amahoro tuzabane nawe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane ko duhaye uyu mwanya. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo n'ubundi ya 215. Ni indirimbo yitwa ngo tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu. Reka tubane turirimbeho hanyuma tugaruke tuganira n'ubundi ku mateka yayo. Ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mu ijuru ry'Uwiteka. Iyaba mfite amababa nk'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Kandi amazu yaho yose ararabagirana, kandi aruta cyane rwose ay'abantu bubaka. Iyaba mfite amababa nk'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu ariyo niwe mwami utwara abaho bose, kandi abamarayika bajya bamuhimbaza iteka. Iyaba mfite amababa nk'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu utunganya imitima y'abakwizeye twese, tujye dukora ibyo ushima tuzabane mu ijuru. Iyaba mfite amababa nk'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Amen. Iyi ndirimbo iri mu cyiciro cy'indirimbo zigaragaza n'ubundi ijuru. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo zivuga ijuru. Muri iki gitabo niko handitse, hanyuma mu Gifaransa n'uvuga ngo ni ciel, ijuru n'ubundi. Hanyuma iyi ndirimbo iyo usomye usanga n'ubundi iri mu gitabo cy'indirimbo zikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, kuko ikimenyetso kigaragaraho ni ingombajwi ya K ku bafite iki gitabo mu kirebeho. Hanyuma nanone ikagaragara mu ndirimbo n'ubundi zikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Bugande. Kandi iyi ndirimbo yitwa ko ari indirimbo y'Abagande bishwe babahora izina rya Yesu. Niyo nyirango rero tuganireho. Nibyo koko iyi ndirimbo yaririmbwe n'ubundi n'abagabo ndetse n'abasore n'abana, ndetse kuko harimo umwana muto bishwe babicira mu bwami bwa Buganda, Kingdom of Buganda. Ibi byabaye hagati y'umwaka w'1885 kugeza mu mwaka w'1887, hari ku ngoma y'umwami
witwa Mwanga wa kabiri. Kabaka n'ubundi bivuga umwami, ni nko kuvuga king cyangwa se roi mu Bugande, yitwa Kabaka Mwanga wa kabiri, aho hari kuri iyo ngoma y'uwo mwami n'ubundi. Rero wasomaga iyi ndirimbo kibaza ngo ibi byagenze gute, byabaye ryari, ni ese ninde wabigize mu ruhare, byatewe n'iki? Ndagira ngo ayo makuru rero bariyo tuganiraho uyu munsi, ubundi ujye uririmba iyi ndirimbo uzi koko impamvu aba bantu bayiririmbye n'icyabibateye, n'impamvu tuvuga ko ari abahowe izina ry'Imana mu Bugande gukurikira Yesu. Ubundi nyuma y'uko hano, kuko harimo ibyiciro bibiri by'abantu turi buvugeho, nyuma y'uko abapadiri bera baje bayobowe n'uwitwa Simoni Luther, batangije Kiliziya Gatolika mu Bugande, ubwo aho batangiye mu 1879, ndetse hakurikira habanje ubundi Abangilikani. Itorero ry'Abangilikani, impamvu Angilikani yabanje cyane nuko ni itorero ryo mu Bwongereza. Ubundi Anglican Church bivuga Church of England cyangwa se idini ry'Ubwongereza, iryo ryabanje mu 1877, hakurikiraho Abagatolika mu 1879. Abangaba baraje baza ku ngoma y'umwami witwa Mutesa wa mbere, ni Kabaka Mutesa wa mbere. Arabakira neza kuko yagiye ku ngoma n'ubundi mu 1856 ageza mu 1884. Uwo tuvuga ni Kabaka Mutesa wakiriye abamisiyoneri ba mbere, baba abamisiyoneri b'Abagatolika ndetse n'abamisiyoneri b'Abangilikani. Isilamu yari yarahageze mbere, ni kuvuga amadini yagendaga aza mu bwami bwa Buganda. Hanyuma amaze kubakira nyine abemerera aho bajya gutangiza umurimo, bajya gutangiza za kiliziya, batangiza za misiyoni mu Bangilikani ndetse no mu Bagatolika. Aho yatangiriye hafi ye kuko ntabwo yabashyiraga kure, baratangira nyine. Hanyuma biza gutuma n'ubundi bamwe mu Bagande batangira kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bihindura, bikuraho ibyo bari bamenyereye n'ubundi by'imyemerere yabo yo kwemera Imana bemeraga, cyangwa se umuhuza wabo n'Imana bitaga Rubare. Nuko rero Abagande batangira gukizwa, abandi nabo batangira nyine guhinduka, bahindura idini. Bamwe bajya muri Gatolika, abandi bajya muri Angilikani. Nuko ariko uko bagenda bagwira, ibwami batangira kugira amakenga, bati none ibi bintu byazagira bikatugwa nabi. Birangira batangiye gufata nabi abapadiri ndetse n'Abangilikani n'abamisiyoneri ba bishop bari bahari. Batangira kubona ko ubuzima butari kugenda neza. Birangira n'ubundi abari batangiye Kiliziya barahunze bahungira muri Tanzania, bamara y'imyaka 5. Icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Mutesa wa mbere. Hanyuma bagezeyo baza kumva ko himye undi mwami ariwe Kabaka Mwanga, kuko yagiye ku ngoma n'ubundi mu 1885. Bigeze mu 1884, mu mabarire gato, yagiye ku ngoma mu 1884. Bigeze mu 1885 nibwo abapadiri bagarutse, bagaruka i Buganda. Bahageze n'ubundi Kabaka Mwanga abakira neza, abaha ikaze, ariko ibyo ntabwo byamaze igihe, kuko abajyanama be barimo minisitiri, twamwita nka minisitiri w'intebe mu Bugande, mu bwami bwa Buganda bamwita Katikilo wariho icyo gihe, ndetse n'abandi bayobozi b'Abisilamu batangiye kumubwira ko aba bantu bazanye imyemerere yindi bashobora kuzatuma n'ubundi ubwami bucika intege, ndetse bikagaragara ko harimo ubugambanyi. Aho kugira ngo yongere kubakira neza, ahubwo atangira kubareba nabi. Biturutse kuri nde? Biturutse kuri Katikilo cyangwa se minisitiri w'intebe, prime minister wari niko n'ubundi yitwa, kuko n'ubundi ubwami bwa Buganda buracyahari n'uyu munsi. Ndetse ubu bwami buyobowe na Kabaka witwa Ronald Edward Frederick Kimela Muwenda Mutebi wa kabiri. Ubwo mu magambo make yitwa Mutebi Ronald Muwenda wa kabiri, ni Mutebi wa kabiri. Rero urumva we ntabwo akirwanya Abakristo, kuko we n'umugore we Sylvia Nagida
basenyera noneho mu itorero ry'abangirikani. Uyu Mutebi wa kabiri yasenyera mu itorero ry'abangirikani, urumva we ntabwo akiri mu bya kera, kandi ubwami bwa Buganda burakora kuko ntari i Kampala naho ni mu bwami bwa Buganda. Hanyuma muri ubwo bwami rero harimo n'abayobozi b'abasilamu, noneho bafatanya na minisitiri w'intebe, kandi niwe wari icyegera n'ubundi, niwe cyegera cy'umwami n'ubundi. Hanyuma barangije noneho babereka ko ba bantu bari guhinduka. Ikindi kigeretseho harimo n'abantu b'ibwami, ba bantu b'ibwami rero hamwe n'abari hanze, bamwe bahinduka bakatishiste, abandi bahinduka abakirisitu, abarayiki. Uko bagenda bahinduka babwira umwami ko bitazamworohera, ko bashobora kuzamuhirika, bashobora kuzamugwa nabi. Ubwo rero kuva icyo gihe umwami nawe yatangiye kubabwira ko bakwiye kugaruka mu idini rya gakondo, ababwira ngo nimwemere mugaruke mu idini rya gakondo. Ariko bo ntago babyakiraga, kuko bari baramaze kwakira Kristo nk'ayo n'umukiza abayobora, barabyanga. Rero atangirira ku misiyoneri wa mbere, arangije kugira ngo ace intege by'avugabutumwa ryari ryageze mu gihugu cye, yafashe misiyoneri witwa Bishop James Hanington, niwe wa mbere yabanje kwica. Urumva ko bitari byoroshye, baramwica, bamwicira ahitwa i Busoga, kuko yishwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu 1885. Uwo niwe wa mbere yabanje kwica mu bantu bahowe izina ry'Imana mu Bugande, nawe n'ubundi agaragaramo. Uyu yari umwongereza. Hanyuma undi abonye ko babandi bakomeje bitabateye ubwoba, afata noneho uwari ukomeye iwe, ni ukuvuga yari umukozi n'ubundi ibwami, bamwita Joseph Mukasa bari ku idembe. Yaramufashe nawe amwica ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mu 1885, agira ngo byibuze ubwo yishuwe imbere abandi nabo bazageraho batinya. Ntago yabirekeye aho byari mu cyiciro twavuze ko byakozwe mu myaka igeze irenga 2, ariko bikora kugira ngo arebe ko bacika intege, ariko babantu ntibacika intege. Noho uko yagendaga yica bake, ariko ageze aho afata umwanzuro, ntavuga ati nongiye mwebwe, abashyira imbere y'inteko ye, abashyira imbere y'abahamya nyine. Arangije arababwira ati no mukwiye guhakana, mwemere ko muri abakristo, muhakane Kristo, cyangwa se mwemere ko mukomeza gukorera Imana yanjye. Nababwiye ko icyo gihe n'ubundi Imana y'Abagande bavuga bemeraga ni yitwa Rubare. Rubare niyo mana yawe, ifite n'izindi mana nyinshi ziyungana, harimo intoya yitwa na Rubare. Utuntu nk'utwo abari mu Bugande n'abandi baza amateka ya Buganda, y'ubwami bwa Buganda, bazi Rubare icyo bivuze. Hanyuma rero baza guhakana, ntibabyemera rwose. Niko kubafata arabajyana, arabashorera, abajyana ahitwa Inamugongo. Ubundi abangaba bose hamwe bishwe n'abantu 45, harimo abangirikani 23, aho mu itorero ry'abangirikani 23 mubabarire. Hanyuma n'abagatolika 22, bose hamwe abishwe bahorwa izina ry'Imana mu Bugande ni 45. Ariko abagiye kwicirwa Inamugongo ni 22, kuko bamwe bagiye bicwa n'ubundi ahantu hatandukanye. Twari twabonyemo uriya witwa Joseph Mukasa bari ku idembe wishwe ukwe, harimo n'uwitwa Adolphe Mukasa Ludigo, we bamwiciye ahitwa Fort Poto yicukwe. Urumva ko bagiye bicwa kwabona Bishop biciriye i Busoga, bagenda babica mu byiciro bitandukanye, hamwe na Andre Kagwa n'uwitwa Anatole, bo biciwe ahitwa Ihoyima. Urumva ko babani 32 nibo yafashe arashorera, arabajyana. N'ubundi ageze no mu nzira ntabwo yarekeye, kuko hari umwe waguye mu nzira ahitwa Imengo. Aba bose rero bose baziraga guhamya kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bakabona ko badakwiye kwemera ko bacika intege, ahubwo bahitamo n'ubundi kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi babicaga
banezerewe bishimiye yuko bakiriye Kristo umwami n'umukiza, bakabona iby'agakiza, bakabona gukizwa ko ari byo bibahesha agaciro. Ndetse wabigereranya nk'ukuntu bagiye gutera amabuye Stefano, ngo Stefano ngarangije ngabona ngabona Imana yicaye ku ntebe, ngabona na Kristo ahagaze iruhande rwe, aho kugira ngo batekereze ku mabuye bari kumutera, ngahubwo akabona ubwiza bw'Imana, akabona ubwiza agiye kwambikwa ari kumwe na Kristo. Aba nabo rero ngo babicaga bari kuririmba ngo kandi banezerewe, aho kugira ngo bumve umubabaro w'ukuntu bari gupfa, ngahubwo bo bagakomeza gutekereza ubuzima bwiza bagiye kwakira. Rero aho biciwe hatandukanye, ntabwo biciwe bose i Namugongo. Ahantu hambere biciwe ahitwa Imunyonyo, harabiciwe i Namugongo, abandi bicirwa ahitwa Imengo, abandi bicirwa ahitwa Ifoti Poto, abandi bicirwa Ihoyima, n'abiciwe i Busoga. Ariko itsinda rinini cyane baryiciye i Namugongo, kuko bahiciye abantu 32. Namugongo n'ubundi ni hafi y'umujyi wa Kampala. Abenshi bajyayo n'ubundi bagiye mu rugendo rwo kwiga, rwo gusenga, mu mpamvu nyinshi zibajyanayo. Abo rero ni ubwo buryo aho ngaho bagiye bicirwa. Bishwe gute rero? Hari abo bafataga bakabatwika, bakabafata bakabashyiraho imisambi, bakabashyiraho amashara, bakacana, umuntu agashya yumva. Ni ukuvuga ngo burning alive, bakamutwika yumva ari muzima. Abandi bakafata bakabatera amacumu bakarinda bapfa, abandi bakafata bakabatera ibizuma. Noneho hari nabo bafataga bakabaca ubugabo kugira ngo bakunde babaze cyane. Aba bantu barababajwe rwose, ariko kandi bahamije Kristo umwami n'umukiza. Uyu munsi turi kubavuga babaye intwari zo gukiranuka. Ubundi impamvu nyamukuru yatumye bicwa, icyambere ni ukwanga guhakana ubukristo, ikindi ni ugusuzugura amategeko n'amabwiriza y'ibwami, ikindi kandi bashyigikiye abamisiyoneri aho kugira ngo bahakane abamisiyoneri, ahubwo bashyigikiye ubukristo ndetse n'abamisiyoneri. Ikindi nanone cyatumye babica ntakivuze, ni uko umwami yatinyaga gutakaza ubuyobozi, avuga ati aba bantu nibamara kwigarurira ubwami bwanjye, nibamara kuba benshi, bashobora, kuko ikibazo baravuga ngo Kristo ni umwami. Niba Kristo ni umwami kandi n'akabaka mwanga ni umwami, banga ibi bintu ntabwo bihura. Ni gute genda umwami hakaboneka undi mwami bari kuvuga? Ubwo rero icyo kintu numva ntabwo mu myumvire y'umuntu utaruzi Kristo ko ari umwami, ntabwo wajya kwimwumvisha. Bituma rero avuga ati none bazangambanira ubwami bwanjye bakabwigarurira, bazagenda gute? Iki nanone ni uko babangamiraga imyizerere. Ubundi Imana ntayivuze bizeraga, bavugaga ko Imana ni Rubare. Rubare ni Imana yabo y'Abagande. Hanyuma Kabaka yafatwaga nk'umuyobozi w'ubwami, ariko kandi agafatwa none nk'umuyobozi w'amasengesho. Ni ukuvuga ngo ni spiritual leader, akaba na administrative leader. Yari umuyobozi w'ibyiciro bibiri. Rero urumva mu gihe yari abuze abayoboke bagenda bamuvaho, nta kuntu nawe atari gufata uwo mwanzuro. Kuki baririmbye iyi ndirimbo turi kuvugaho uyu munsi ya 215? Mu by'ukuri urumva ko bakoze urugendo, babashoreye babajyana aho ngaho i Namugongo kugira ngo baze n'ubundi kwicwa urupfu twavuze, bamwe batwikwa, abandi babatema, abandi babatera amacumu mu buryo buremereye. Mu by'ukuri bari kugenda banejejwe, bo ntago batewe ubwoba n'urupfu bagiye gupfa. Birashoboka ko bari babonye uyu Bishop bamwica James Hannington, bica uyu Joseph Mukasa, bica n'abandi, kuko hari abapfuye mbere. Ariko bo barahamije bati natwe rwose aho kugira ngo twe duhakane Kristo umwami n'umukiza, ahubwo turebera dupfa urwo rupfu. Rero niko guhamya baririmba indirimbo bavuga ngo tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu. Ntibari kureba Buganda yabo, ntibari kureba ibyo basize, ntibari kureba ababyeyi, ntibari kureba abagore ko harimo n'abagabo, ahubwo bari guhimbaza ururembo rwo mu ijuru, bavuga ngo twarwubakiwe na Yesu mu ijuru ry'Uwiteka. Bituma babona ko basize ibyo basize bidafite agaciro bagereranije n'ibyo bari gusanga baramutse bapfuye n'ubundi bahamya Kristo.
bavuga ngo kandi amazu yaho yose ararabagirana. Bari kureba aho bajya ko hari ibyiza birenze amazu barebaga. Bo barahamya baririmba indirimbo bavuga ngo Yesu ariyo niwe utunganya imitima, Yesu ariyo niwe udufitiye ahantu yoteguriye heza, niwe mwami utwara abaho bose. Rero ngo abamarayika bajya bamuhimbaza iteka. Arakomeza bagaragaza ibitatse ibyiza by'ijuru, bagaragaza ibyiza byo basanga, babona ko ibyo basize nta gaciro bifite, biyemeza rero kugira ngo bapfe. Hanyuma basoza bavuga ngo Yesu utunganye imitima y'abakwizeye, twese tujye dukora ibyo ushaka, tuzabane mu ijuru. Haleluya. Aba bene data, urumva ko kwicwa kwabo ntabwo bahaye agaciro umubiri, ahubwo bahaye agaciro ubugingo. Iki nanone bahamije Yesu nk'umwami n'umukiza. Urumva ubuhamya bwabo turi kuvugaho uyu munsi, bemeye gupfa, ntibatinya urupfu, kandi nta wundi muntu bari barebeyeho, ahubwo bumvise Kristo bakiriye badakwiye kumuhakana. Uyu munsi wa none abangaba tubera abahamya, bigaragaza yuko imyitwarire yabo yagombye kutubera urugero rwiza rwo guhamya Kristo. Ariko urasanga abantu benshi bari gucibwa intege, bakika, nta n'ikintu kiremereye cyageze imbere y'aho nk'iki ngiki. Nta rupfu ruraza, nta bindi biremereye biratugeraho. Urasanga umuntu ahakana Kristo, amuhakaniye imbere y'ubusambanyi, imbere yo kugira ngo akavuga ngo aho kugira ngo ndeke akazi, ugasanga wenda habonetse umuntu aramushuka ngo basambane ngo abone akazi, agahabwa akazi n'ubusambanyi kandi yari umukristo. Ibyo bigatuma ahakana Kristo hejuru y'akazi, ariko abanze kumuhakana kandi bemera no gupfa. Undi nawe ugasanga yiyemeje kuba yirinze ubusinzi, aba ngo kuko vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha, ndetse ngo mwirinde ibisindisha kugira ngo mubashe gusenga. Ariko ugasanga uyu munsi ari kudohoka, yari yariyemeje ko atazajya mu kabari ngo agende yicare, ariko uyu munsi aho amariye kwanga insengero zirafunzwe, ibibazo biri kugwira. Uyu munsi yahakanye Kristo hejuru y'icupa rya Primus, ahakanye Kristo hejuru y'akayuki, ahakanye Kristo hejuru y'icyuma, ibyuma dore byarateye. Bene data bakundwa, ukurikije ubuhamya bwa bene data, bahamije Kristo, bemera no kubipfira. Ariko uyu munsi abantu bari gutakaza agakiza, bagatakarije ku bitagira umumaro. Umuntu aricara mu magambo adafite umumaro, atungura ubugingo, ugasanga ishyari ryuzuye umutima w'umuntu, ugasanga ibyaha byuzuye imitima y'abantu, kandi ibyo afite Kristo abasha kubiyobora byose amwakiriye, ariko ari kumusohora, ari kumuhakana. Abantu bari guhakana Kristo, bakamuhakana ku bintu bito cyane rwose bidafatika. Ugasanga inzango zuzuye imitima y'abantu, ugasanga ibinyoma. Umuntu aratinya guhamya ikinyoma kikajya imbere, kandi ngo umuntu iyo abeshye aba abaye umwana wa Satani, kuko Satani yiso ibinyoma. Dukwiye guhamya rero Kristo. Iyo usomye mu Byahishuwe igice cyaho cya 20:7 baravuga ngo unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, kandi nawe aba umwana wanjye. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ngo aba bene data baranesheje, intwari z'agakiza baranesha. Iyo bahakana ntabwo uyu munsi tuba turi kubavuga. Rero bene data, ndarivuze ukuntu benshi bari kugenda batakaza iby'agakiza, bagacibwa intege n'ibintu bidafatika, bagacibwa intege n'ibintu bidafite agaciro. Ugasanga uyu munsi icyagukura mu gakiza ni iki? Ese wowe urabona ni iki cyatuma ucika intege? Nta gihari, nta mpamvu n'imwe yo gutuma duhakana Kristo umwe n'umukiza, kubera ibihe turi kugenda tunyuramo. Ahubwo dukomeze duhamye, kuko n'abangaba babaye intwari z'agakiza, ahubwo batubere icyitegererezo. Uko bahamije Kristo, natwe tunezerwe nuko tukwiye kumuhamya. Tumuhamye mu batamuzi, tumuhamye mu bamuzi, tumuhamye kugira ngo abantu bamenye ko hari abantu biyemeje guhagarara baba intwari z'agakiza. Muri iyi minsi nawe haranira kuba intwari y'agakiza. Haleluya. Uharanire nawe kuba intwari y'agakiza, kubera ko benshi baradohotse, bari gucibwa intege kandi n'ibintu bidafatika. Baracibwa intege n'utuntu tw'amaronko, n'utumanyo tw'umutima, ariko n'ibyo yavuze. Ariko reka tube intwari z'agakiza, hanyuma Kristo nawe azaduhamiriza imbere ya Data wa twese igihe azabaje kutujyana, natwe turebe dutumbire ibyo mu ijuru. Kuko intego y'urugendo dufite ntabwo dukwiye kuyikurwaho n'iyo turi kubona. Niba ufite intego nziza yo kugera mu ijuru, ntabwo wacogora kubera impamba y'urugendo wabonye ngo nurangiza ucike intege. Ibyo tubona byose by'inyungu ni impamba y'urugendo,
ntabwo turabona inyungu zacu, ntabwo turabona ibihembo Kristo adufatiye. Inyungu tubona, ibyo tubona hano mu isi, ubutunzi dufite, aho tugenda tukabona amaronko, ibyo byose byitwa impamba y'urugendo. Ntabwo turabona inyungu z'ibyo dukorera. Inyungu dufite ni ukuzabona ubugingo bw'iteka. Rero turagira ku bugingo bw'iteka, nta mpamvu n'imwe yo gucika intege. Imana ibaha umugisha, mukomeze muririmba iyi ndirimbo mumenye yuko ubuhamya bwayo bukwiye kudukomeza, tukamenya yuko dukwiye guhamya Kristo nk'umwami n'umukiza, kabone n'ubwo twaduhuye n'ibigeragezo bingana gute. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo duhakane uyu mwami twakiriye. Nawe utaramwakira uyu munsi, wakira uwo mwami, kubera ko turi kubona ibyitegerezo z'abamwakiriye, hanyuma bigatuma n'ubundi uyu munsi turi kubavuga nk'intwari, nawe uzabona ubugingo bw'iteka, kuko niyo ntego dufite twese. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. n'aya bamarayika bangurutse nkagerayo, nta Misiyoni iteka kanda amazu yawe